kutishushanya ureka uburyarya mwene data ko wishimira ikibi ugashyushya inkuru ya mugenzi wawe kandi usenga biteye agahinda mukristo usenge neza utishushanya ureka uburyarya mwene data ko wishimira ikibi ugashyushya inkuru ya mugenzi wawe kandi usenga biteye agahinda mukristo usenge neza utishushanya ureka uburyarya mwene data ko wishimira ikibi ugashyushya inkuru ya mugenzi wawe kandi usenga biteye agahinda byagaze nibyo yaryaga kujya kwiga toze sinabyari biki bamereye bambwira ati njo ni ajya mbona nta bwenge bagize koko ni ibintu ko amasengesho azacimiza kandi hari abagore bakimize nkanjye hari abantangaga noneho yo niba cyabona banzagenda mbabwira Nonse. Ntabwo byakunda ko nifata akagira umwanda ari umuntu w'umubyeyi wagiye gusenga narabanza ngasengera mu rugo Kamari isuku mbone kujya gusenga naho ubundi bwose nta masengesho ntacyo ntabwo byakunda umuntu mbasa umuntu mba nisize agakude nisize ngo yengo ndi umugore ariko ma nariyoberanyaga ubu ngubu nibwo ngiye kujya nawe umurokore uriya ni uburyarya ntabwo ari ugusenga nasuzuguye umugabo hano hanjye mbatesha agaciro inzara umwanda mu nzu yaragituye ewe ntabwo byakunda ahubwo Diane naramututse nzamusanga wese ntabyo yewe Angeli ndabona akazi kakwishe we yewe uri koza ibyombo yewe nabonye imirimo yo mu rugo kwishe we mana yajyagiye rero wahuriye hese n'Imana ko mbona wahindutse umva sigaye nkora isuku nasanze turundiraga yego se ariko Imana ihabwa icyubahiro Mana ndagushimiye ubu warahindutse uzi mu nzira kumasaga cyane arahindutse mbona imirayi mbona ibitegurangurirwa byego ko Mana yawe hase buriya wajyaga mu rusengero ugafashwa ukuzura umwuka wewe aho usanga ndi kwa ngo nibyo mwanze kubabaza duhamwe nsanze ari cyabase babaje cyane we uzi umwana wanjye kugira ngo umunsi nagombye gufata icyuma nkajya mparura amafi
nanjye nabonaga amagambo ubwo yarashigaje kuzana imyaka tubeshya ngo gusenga ngo nibyo bigira ngo iki ngire mwana reka nkubwire nzajya yambwira n'abagore bose bajye basiga bakubuye umva nibyo bya mbere batetse habura bagatashimwe uriya mugabo banza yaragusengeye Yesu ubukuru twahuye akaganya akavuga ko wamunaniye kubera ibyumba by'amasengesho ntabwo wicaza ariko ntacyo uretse kwicara ubu se wagufasha ko mbona ari byinshi bino abakoze birahagije kakana se ubu waragatunganyije neza Yesu wake Imana kimwe nyabutse we kagiye gasa neza uburyo nyine icyo twawe yarambwira ati noneho nebura inifomu se warayimuguriye uvuga ngo nta kintu nitagaho numvaga gusenga isenga rye muri iyi minsi y'imperuka Mana yanjye umva yewe wahuye na pasiteri se umwana wanjye ahita wiga ageze aho asanga ndi gushwana na se maze nyine aramugura ntaza kukuvugisha nta kibazo aramugura katarakuvugisha ntarota cyangwa Imana yakoze imirimo ubuse niwe wa mugore wawe kutajya mu masengesho se Mana yanjye ntabwo ngiye kuzakubura umbabarire yanakuraga wo muri iyi minsi ni imari abagore bari hanze ubwo basengera abagabo wamubura rwose nagiye ku rusengero usanga abagore basengera abagabo ndavuga ntiwabona gushamana hasi bya bintu byo kwishushanya rero ntabwo ubizi kujya ngenda kogera kumwoza neza ntabwo ibyo kugenda wambaye imyenda wajya muri ya masengesho yawe kuko n'ukwiyerera gusa wajya ngo wari umaze ukwezi utoza ibyo ngaho ndebere nawe ndebe ubu se wagaburiraga iki ku mugabo wamugurira yariraga habonye akarya ayiwe shambo ya masengesho nge twarahuye numva numiwe ahubwo iminsi imaze gufata nabi niba nta hantu aracu Imana igira nta naho reka mubwire wa mugore we ntabwo uzi ntabwo kigiye nanone ndi kumva ari inzozi jya mu masengesho wikwiyoberanya jya mu masengesho Imana yahinduye rwose Imana igira neza ahubwo uzashimire Diane wanyu nambara ahubwo ni uko washatse umugabo witonda nawe undi mwakoranamo pe amubwire ntabwo nabyemera reka mubaze umuntu yahereye ku wa mbere gatanu icyumweru kigashira ikindi kigashira hanyuma ibyo mu rugo rwiwe azabyitaho ryari abana biwe se ese mu rugo ninde uhatunganya kuko ari ubw'umugore burya urugo ni ubw'umugore wawe undi mukuru sinabonye yiga niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ni inzozi reka turebe hanyuma se wahuye n'uwahanuzi umukobwa ahubwo nzajya kubwira n'abandi bagore abagore wa mugore mukaka yanjye uzi yuko ntabwo gusenga ahubwo wabura kubura ryari no kwiyoberanya urusengero ntabwo byakunda yawe babwira bajya banza bakure urumva babanza boza amasahane boza abana ubundi niba afite n'akazi agenda akore ave no ku kazi cyane rwose pe umva ibintu Imana rwose yakunze ni byiza abona ku Rwanda ugiye kuzakwica pe Imana ikora biragutangaza ubu nurangiza urajya mu materaniro ahubwo ngiye kugenda ariko ntabwo reka ubwo natereye n'umugabo ipasi noneho reka ubu nibwo rero wabaye umugore ubu nibwo wakabaye umugore ubu wabaye umugore byarangiye nawe wari waramunaniye bari bamujyana za bibiliya wirirwa mu byumba umunsi umwe n'umubwira ndakumena ahubwo yewe mbese ukaba wari ukijijwe reka nta nubwo nta n'ibintu byo kuvuga ngo barampamagara urusengero neza
Imana ishimwe ko impuguro natanze zagize akamaro. Imana yarakoze. Imana yarakoze pe. Ariko umwana wari wamubabaje ya mfura yawe yitwa wari wayibabaje. Musabe imbabazi nawe. Ako noneho ukuntu natetse neza naza nahita avuga ati mpawe arahindutse none asigaye nsenga byonyine asanzwe uri no koza bino byombo yumva yahita ajya gushima Uwiteka rw'umugore ari urw'abagabo Imana ntabwo icyubahiro se yakoze warahindutse hari abapasiteri bagira umwanya wo guhugura abagore wase buriya ubona bari hano gusa muzinduke dukorere Imana gusa ntabwo bashobora no kubwira mu bagore bati muze mukaraba hari n'abaza badakaraba ababonye ba Mariya abantu biha idini neza neza ugasanga bagiye mu idini neza ugasanga umuntu ari aho ngaho neza pe ni wo ku rusengero wagira ngo ni hatuye ni haba neza niho yafashe umugabo ntabwo byakunda hari n'umugore noneho byongeye Imana izabasanga bajya bafata umwanya wabakure nasanze iki kintu gikenewe rwose ariko Imana ntabwo icyubahiro ko narabigenjeje warahindutse wateye n'umugabo ipasi uriya mugabo twahuye yababaye yarunguye aho yuko yari kumbwira no gutatira yewe nuko wamwereye imbuto tuzajyana gusenga ati noneho pastor mwawe nanjye ndashaka yarababaye pe ntabwo ko bajya kurwana no ku rusengero ujya ujya mu materaniro wabanje gukora isuku wabanje koza ibyombo rwose ibyo nasenze isengesho rya Imana imyanda yari aha ngaho niyo bazana amafuso mwatanze ibaze ko iriya modoka nini zuzura imyanda gusenga ntibite ku rugo reka naby'urugo intebe zaraboze ntabwo ntabwo twese ndabona wisubiyeho pe ntabwo tuzongera reka mufashe tujye gusenga tujyane mu kanya gusenga ubwo Imana igiye kujya noneho yatwumva Imana igiye kutwumva nyongeraho amazi hano usukira amazi usukire ubundi usukiramo Kristo usenge neza utishushanya ureke uburyarya mwene data ko wishimira ikibi ugashyushya inkuru amasaha aramfashe ntari nagera mu rugo ngo nteke kanihute njye guteka dore mama nta asigaye atita ku bintu kanihute papa ataza kubwirwa dore ubu mama yagiye mu masengesho pe kanihute mama uragiye umeze neza amakuru cy'umwana wawe amakuru ni meza ese amakayi wayabonye se amakayi nayabonye harya muzasubira ku ishuri ejo nzaba nagiye ku ishuri ejo ni umunsi wo kujya ugiye gusenga ko watinze kugenda noneho ko mu rugo amasahani yari yarabaze ubuhinzi mwana wanjye ndimo no guteka so wabikoze umva nabikoze byose mama rwose ubu wabikoze none hose Imana yabakoze imirimo nasanze ibyo amubwira aribyo ukuntu nari ndimo nivugisha mvuga ntibongeye kubyoza nabiteye inteke byose nabikoze ubu nta kintu kimwe ko ntajya gushima Imana ko amasengesho yanjye aba yakoze bakubwira ko namutereye n'ipasi noneho biratangaje ibaze ko yambwiye ngo ku cyumweru tuzajyana gusenga ajya kureba umupasiteri twahuye ko gusenga byaba ari byiza ko ba bagore hano we njya nsanga ku rusengero bazindutse nabo bashize buriya mu ngo zabo hano we ubu wabikoze mu rugo hameze neza bya bindi byo ubu nibwo turi guteretana none ubu bya bindi byose byahindutse dufite ibintu birakaze umva genda urya none ngiye kuzatanga ituro ry'ishimwe pe uzajya ku ishuri umva neza nta kibazo wakoze Kristo usenge neza utishushanya ureke uburyarya